Migi mura naho neza umeze ute ubu ngubu nyuma y'uburwayi? sawa kabisa bimeze neza. Urimo uroroherwa? Ndi koroherwa, muganga ari kunyitaho nta kibazo. Migi urumva we ku giti cyawe imvune yawe yenda udakeka uzagaruka nka ryari? Nagize ikibazo cya deshirire, muganga ari kunyitaho birimo biragenda biza. Mvi Nyagatare ntago nari meze neza kuko no guhina ukuguru byari byangoye, ariko mu minsi bimaze muganga ari kunyitaho biri kugenda neza. Imvune irimo kugenda ikira, ndakeka yari yamaye ibyumweru 2 ariko wenda bishobora no kutageraho kuko ndi kumva bigenda bimera neza, ariko uko ngubwo twafata ibyumweru 2. Migi ngira ngo ntabwo turi buzenda kugora tukubaze imikino yatambutse, ibyo byose nawe nk'umukinnyi warayirebye, ariko noneho nicyo usaba bagenzi bawe ku mukino bafitanye n'ikipe ya Rayon Sport ku wa gatanu. Mbere na mbere barabizi, tumaze iminsi tubiganiraho. Twatakaje umukino wa mbere na AS Kigali. Bibaho muri football, ntago wavuga ko imikino yose wayitsinda, ubu tuba dushaka gutsinda imikino yose, ariko hari igihe byanga, ariko nta nubwo twacitse intege, biracyashoboka. Muri football byose birashoboka. AS Kigali niyo twavuga ko isa nayo ifite amahirwe kuko isigaje match ya Etincelle, ariko birashoboka match ntago zisa. Etincelle bashobora kuza bakanganya cyangwa se ikaba yanabatsinda Etincelle. Icyo dusabwa twebwe no gukora akazi kacu, ibitureba no gutsinda match ya Rayon Sport, kandi birashoboka. Dufite abakinnyi beza, dufite abatoza beza, dufite ubuyobozi buturi hafi. Nkurikije umukino nabonye ku munsi w'ejo kuri match ya Etincelle, abasore bari determiné, bari bameze neza, wabonaga bafite objective. Ndibwira yuko imbaraga bari bafite ku munsi w'ejo hashize bakina na Etincelle bagomba kuzikomezanya, ndetse bakanakuba inshuro 2 kuri match ya Rayon Sport, uko barabizi yuko nabake babibihe byose. Kandi nkurikije uko mbibona nuko mbabona mu myitozo y'uyu munsi, Rayon Sport tugomba kwitsinda byanze bikunze. Akabazo k'amatsiko Migi, wenda dusoza iki kiganiro kigufi tugiranye, abafana bose bararirayo kwarika bati ubwo tudafite Migi, ubwo tudafite Migi. Impungenge ugiye kumara aba bafana urabigenza ute? Nta mpamvu, nta mukinnyi kamara muri ekipe, abakinnyi bose barahari. Iyo umwe agize ikibazo undi araza, ni umwanya wundi wo kugira ngo nawe akorere ku mutoza ko ameze neza. Kandi nkuko natangiye mbivuga ku munsi w'ejo byagenze neza, wabonaga rwose hagati yameze neza. Impungenge nabamara, ndi hafi ya ekipe, nibyo koko nk'umuntu ufite experience, ndi kugerageza kubiganiriza abagenzi banjye. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nzi, ni ikipe twagiye dukina cyane imikino myinshi, ndayizi, nzaho ikomeye, nzaho iba yoroshye kuri experience yanjye. Ndi kugerageza kubiganiriza abagenzi banjye ngo bazamberaho nari, kandi ndi kubona mu myitozo babikora neza. Nababwira bazaza ari benshi nk'uko basanzwe babikora, batube hafi nk'uko basanzwe batuba hafi. Abasore bari tayari rwose, ndakeka ndizera ntashidikanya nkurikije ibyo nabonye hano mu myitozo yuko tugomba gutsinda Rayon Sport.